Ni The Fina Topic nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kugaruka ku izina David. David ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo. David risobanura ukundwa. David ni izina rizwi cyane muri Bibiliya, cyane cyane mu Isezerano rya Kera, aho bavuga Dawidi cyangwa se David. David wabaye umwami wa kabiri wa Isirayeli, akaba ari we wishe igihangange Goliyati wo mu ngabo z'Abafilisitiya wari warazengereje Isirayeli. Umwami Dawidi yategetse mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu. Ba David bakunze kubita Dev, Devi cyangwa se Davi. David cyangwa se Davide afite ibitekerezo byiza. David arafungutse mu mitekerereze, ni umuntu urinda inshuti ze cyane. Benshi babona David nk'umuntu wiyemera, ariko David ni umwana mwiza cyane. David acisha make ariko akagira igitsure. David akunda kwisanzura ariko rimwe na rimwe akavuga make. David arakubagana ndetse akunda no gukinisha abana. David aritegereza cyane ndetse ahubuka gake mu byo akora. David agaragaza amarangamutima cyane. Ikintu cyoroheje gishobora kumukomeretsa cyangwa kikamushimisha birenze urugero. Uwo yari David twabasobanuriraga uyu munsi. Ushaka nawe ko izina ryawe turigarukaho ubutaha, jya aho hasi muri comment utwandikire. Mwakoze. Yari The Fina Topic, nakagaruka.